ahantu ni Gashenyi, turi Gashenyi, ni ahantu heza hubatse neza hasa neza, ni muri savana nziza cyane, ibiti byiza, hari n'abantu beza, ushaka kubyumva ni heza, hari amapfa ameze neza, urabona ko ibintu byose biri green, imisozi, udusozi, inka, mureba hari hasi aho hariyo inka zisa neza, ziri free, ubona za zindi zacu ziba zihagaze nk'uko ziri mu ntuza. So ndabwira umuntu wari wese uzashaka kubyumva, murareba hariya hasi, dore ni ukuri inka zirarisha freely. Twaje tuje kubwiriza ubutumwa bwiza, twabikoze turanabikora, ariko nanone tubonye n'ahantu heza. Tekereza nawe wituriye kuri aha hantu hameze gutya. Ni pasta, urabona hamwe ni murebe. Ibi bavuye kubwiriza. Iyo pasiteri koko. Pasta? Uryamye ukora iki aho ngaho? Ndimo gupowa. Iyo ni ifamu yawe? Ndimo gupowa. Aha. Naho rero